Niba ujya ukurikirana ibibera mu Rwanda muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025 hakozwe ubushakashatsi mu ngo. Wari uzi ko 26.9% by'abana bari munsi y'imyaka 5 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda barerwa n'umubyeyi umwe? Ibi ushobora kubyumva bitewe n'imyaka ufite n'ikigero urimo ugatekereza ko nta busobanuro bifite. Reka tumanukeho gato y'umwaka wabanjirije mu mwaka w'ibihumbi 2024 naho hakozwe ubushakashatsi maze imibare yerekana ko 32% by'ingo zo mu Rwanda icyo gihe zari ziyobowe n'abagore. Nabyo ntacyo birakubwira. Reka twongere tumanuke gatoya tujye mu gihe cya coronavirus muri covid mu mwaka w'ibihumbi 2020. Wari uzi ko 5% by'abana b'abakobwa bafite imyaka hagati ya 15 na 19 icyo gihe bagaragaye ko nibura udakikiye umwana icyo gihe yaratwite. Mu biganiro bitambutse twaganiriye cyane ku ngeso 9 umugore ashobora kudevelopa, ashobora kujyana mu rugo maze urugo rukamunanira, agasenya, akadivorsa, akananiranwa n'umugabo, akanyura hano n'undi akanyura hirya. Urabyumva neza cyane ko izo ngeso 9 ziri mu bishobora gukontributinga mu kuzamura iyi mibare yose uko twagiye tuyivuga. Uretse iya nyuma iyi ngiyi tuvuze ngo 5% by'abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 19 bari batwite cyangwa se bateruye abana babyaye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ikibazo rero tugiye kwibandaho uyu munsi, donc mu kiganiro cya none tugiye kureba ngo bizagenda bite kugira ngo abo bana b'abakobwa bakuru babo nabo banyuze mu nzira nk'iyo ngiyo. Donc niki umukobwa wabyariye iwabo, umukobwa wabyaye umwana w'urukundo, umukobwa wabyaye atarashaka, niki yakora, yakwitwara ate kugira ngo abone umugabo umukunda nawe akunda, bahuze, baberanye, hanyuma bashinga urugo rukomere kandi batera imbere. Karibu ku nkuru z'ibihe. Kugira ngo twinjire mu kiganiro neza reka mbanze gukubite mu mateka wumve ko niba uyu munsi turi kureba ibintu byo kubyarira mu rugo, kubyara utabana n'umugabo, kubyara ubana na mama wawe, ukuntu ikibazo cyagiye cyoroha uko imyaka yagiye izamuka. Amateka y'u Rwanda atwereka ko mu gihe cy'ingoma ya cyami iyo umwana w'umukobwa yasamaga inda yitwaga iy'indaro, cyangwa se iyo yaterwaga inda agasama umwana w'urukundo, umukobwa baramuhambiraga bakajya kumuroha mu mazi. Uyu munsi ntabwo tugihangana n'ikintu cyo kuroha abantu ngo nuko ngo batwaye inda, ngo nuko bagize gute. Ibyo twasanze ari ubushenzi, igihugu kirabihagarika. Ubu ngubu ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo cyo gutereranwa, bigahera muri sosiyete then bikaza no ku muntu ku giti cyiwe. Uyu munsi tujya tukumva umwana bamuteye inda, umukobwa mukuru bamuteye inda, umuntu ufite imyaka 18 aba yakuze. By the way 19 nabwo aba yakuze. Iyo bigeze muri 20 biragorana cyane, wabaye umuntu mukuru ugomba kwifatira ibyemezo. So tukumva gusa nanone ubukiri mutoya tukumva bamuteye inda, and then ikintu cya mbere kibanza we ku giti cye arabanza akicara kumva ko ni iherezo ry'ubuzima. Donc umuntu wamuteye inda, tuvuge niyo yaba yahuye n'umuntu wari wisunikiye ibitoki byiwe ku igare ari guhasolinga akorera izo dese, cyangwa wiriwe atera ikiyenda agakorera ibyo bitanu byiwe, bakabinywamo akayoga, bakabicaramo muri gakantine, then bakaza kwikoza ahantu bikarangira muteye inda. Then wowe umwana w'umukobwa ukumva ngo natagushaka ngo agutunge, ngo mubane, ngo wereke mu rugo ibirori, ubuzima bwawe bugize gute?
burarangiye. Ukumva ko nyuma yaho igikurikira ni ukubana n'uwo muntu. Nibitagenda gutyo ubuzima bwawe buraba bugiye mu kaga. And then igikurikiraho ni uko abasore nabo batangira kubihakana. Of course ni umuntu wari uri aho ngaho yihasoningira, ni umuntu wari uri aho ngaho ukiri muto ufite maturity, ni umugabo wari uri aho ngaho waciye inyuma urushako rwiwe, ni umusaza uri aho ngaho ufite abagore babiri, ufite abagore batatu mwabonanye, asanzwe afite ibibazo byinshi, asanzwe afite ibyo yitayeho, asanzwe afite inshingano zimuremereye. And then kumva ko mugiye kubana, kumubwira ko mugiye kubana, ko atwaye inda n'ibiki byose, ikintu cya mbere akora ni uko akuraho amatelefone, ni uko agucika, ni uko akwitaza, ni uko niyo umufatishije akwihakana kumugaragara, kubwira ngo ni njye jyenyine twaryamanye, urandeba ugasanga mu gihugu cyose ni njye ushobora gutera inda. Donc kwiheba byakubayeho. And then igisigaye ni uko wa muntu wirukiye bwa mbere, wa wundi mwishimanye, bishaka biba ari amasegonda abiri cyangwa iminota ibiri cyangwa amasaha angahe cyangwa imyaka ingahe, wa muntu mwishimanye aratangira kukubwira ngo amezi 9 akurikira baga wifashe. Igisigaye utangira kureba ngo mu rugo bazamfata gute, sosiyete izamfata gute, mama wambyaye nimba hari bizagenda gute, data azanyica, ku ishuri baranyirukana. Ugatangira kwiheba, ukumva ko ubuzima burangiye. Hari n'abireba bagatangira bakavuga ngo ariko se ubundi ngewe ndi igiki. Bagira ngo nkwibutse ko mu myaka ya kera hari amategeko ari buruto, hari amategeko twakwita ko bwari ubwicanyi. Baze kumva ngo umuntu yatwaye inda muri circonstance ABCD, kumva gusa ko ayifite bagahita bamuhambira bakajya kuroha amuruzi. So turi kuva ahantu hanini cyane, aho uyu munsi gisigaye turi guhangana nacyo niyo mitekerereze yawe mukobwa, niyo mitekerereze yawe musore udashaka gufata responsibility, ariko twibande kuri wowe mukobwa. Yego nibyo mu rugo hari uko babyumva kuko bakuze mu mateka. Ufite mama wawe w'imyaka 40, papa wawe w'imyaka 50, ibintu babonye, amateka banyuzemo ni byinshi cyane. Ariko nawe ugiye gufata undi murage w'amateka. Iyo myumvire nuyihereza uwo mwana utwite, nuyiha iyo generation utwite, bizakomeza bibe ikibazo. Nyamara kubyara si ikibazo, biragora, biravuna. Gufata inshingano, kuba umuntu mukuru, kugira umuntu witaho, kugira umuntu urera, kugira ibyo usobanura ababyeyi, biragora, biravuna. Ariko si bigomba kugenda gute? Nunagera no mu rugo, nunashaka umugabo, bizakuvuna. Uzabyara, wite ku mwana, mufatanye, mugire gute. Hari n'abamara kubyara abagabo babo by the way bakabata. So biravuna ku mpande zombi. Tugomba gufata izo responsibility. So rero ntabwo kubyara ari ikibazo nuko twebwe tubifata nk'ikibazo. Yego hari amashuri ahita birukana rwose akagukura mu ishuri. Ikosa ukora ni uko utumva ko ibyo bintu ni iby'agahe gato. Nyuma y'amezi 9 ushobora kubyara, ukonsa, imyaka 2 igashira, ugasubira ku ishuri ukiga. Yego nturangirije rimwe n'urungano rwawe, ariko usubiye mu ishuri uriga, ubuzima ukomeze, uminuze, uzashake n'akazi, stage. By the way ushobora no kuba intyoza ukaba umukoresha, kuko mubo muzaba mwigana icyo gihe ufite responsibility badafite, ufite maturity badafite, keretse babandi babyara bakanga gukura. Mu rugo abenshi ntibazabyakira neza, nibyo niko kure. Ariko nibatabyakira neza, wowe utegetswe kugira uko byakira, gufata izo responsibility. Waguteye inda of course nk'uko twabivuze azagutererana, ariko ikosa rikomeye cyane ukora kandi ugomba guhita urekera aho ngaho ni ukwiheba. Rekeraho kwiheba. Nta gikuba cyacitse. N'ubundi wari kuzaba umugore, wari gushaka umuntu ugatwita. Nta diferansi irimo. Ndakurahiye abashatse bagatwita siko baba barashatse neza. Hari abatwita barira baba mu ngo kugeza babyaye bakonsa bagacutsa. Haberamo ibintu byinshi. Hari
ibiganiro bica ku maradiyo byitwa ngo zazirara zishya ibintu nk'ibyo zirara zishya my friend, sorekeraho kwiheba. Mu kwiheba kwawe rero igihe kiragera ukabyara, wamara kubyara wahanze ukunze y'amezi 9 arashira, ahubwo uko wakomeje kwitera ibibazo n'iki ni nako inda irushaho kuba komplike, ni kubyara akana karakaye, akana kababaye, akana nako gafite agahinda, sorekeraho kuba igihe kizagera ubyare, wonse, ucutse. Ahangaha rero niho urugamba ruba rutangiye. Mu kiganiro cya none twavuze ko tugiye kureba ibintu ushobora gukora kugira ngo uzabone umugabo muhuza, ugukunda, wishimiye, muberanye, muhuje intumbero kandi mushobora kubaka. Ni ibiki wakora waramaze kugira gute kubyara mu rugo, warabyariye mu rugo, warabyaye udafite umugabo, warabyaye umwana w'urukundo nk'uko tujya tubivuga hano ku mihanda. So, iyo utangiye rero gutekereza ibintu byo gushaka, ikintu cya mbere kiza mu mutwe wawe no kwitinya no kwitakariza icyizere. Si byo utangira gutekereza ngo ariko se ko nabyariye mu rugo, ko ndi umufiyemere, ko ndi umugore, ubundi se ngewe ubungubu koko hari ikintu kirimo, hari umuntu nkeneye, hari umuntu nagirira akamaro, hari umuntu wambona mu bwiza, hari umuntu nagira gute, ku buryo n'umuntu wese ukuvugishije, umuntu wese muganiriye ahita gusumamo ikintu akabona hari ikintu kitameze neza rwose muri wowe, hari ikintu umuhisha, hari ikintu udashaka kumubwira kubera kwa kwitinya no kwitakariza icyizere. Ibi ngibi rero ugomba kugira gute kubihagarika. Ushobora kugira gutya nanone ugatangira kumva wiyanze, wakwireba bwa bwiza rya toto, kumwe wibona gukira umuto, ukiri umukobwa utarabyara, ukabona bigize gute, ukabona ntacyo uri cyo, ukanga umubiri wawe, za confidence z'ubwiza wiyumvagamo ukumva zirashize. Yes the catch, reka nkubwira akantu, n'abagabo bari mu ngo niko bigenda. Iyo amaze kubyara umubiri urahinduka, ibere ryonkeje n'iritonkeje ntabwo ari umubiri urahinduka, imiterere irahinduka, ariko ni ibintu biri temporere. Igihe kiragera ukarya, ugakaraba, bikongera bikagaruka. Umubiri wawe uba warafashe responsibility zo kwita ku mwana, and then niyo utabyara, niyo wabaho mu myaka, uko umwaka ushira, uko umwaka ugenda, imibiri yacu irahinduka. Hari igihe dushobora kuzicarana kuri kamera gutya turi kuganira, cyagiye twarashaje, ukabona amenyo yarakutse, ubwanwa bwuzuye imvi, imisatsi ntayo nyigira, uruhu rurakweduka, iminkanyari yabaye nyinshi, kubera ko imyaka buri kugenda n'umubiri ugira gute urahinduka. So imagine rero wowe watanze ubuzima, warabyaye umwana mwiza w'umuhungu, umwana mwiza w'umukobwa, ufata akanya uramwonsa, then aho kwireba ngo uvuge ngo wow, umubiri wanjye wabaye capable gukora ibi bintu, maybe narabyibushye kubera ibikoma byinshi n'amasombe menshi, kubagize Imana by the way bakayabona, then igihe kirageze umwana yaracutse, noneho ngiye kujya kuri regime, kurya neza, kurya kigashoboka kuko nta mwana nyitaho, ni processes. Ko mwabonye ukura, inda igakura, ikava ku kwezi kwa mbere, 2, 3, 4, 9, and then kuva ku 9 kumanuka, ubu ngubu igeze ahangaha. Icyo ukora urireba ukabona ko iyi ari defo, urebe ko ari urugendo, inda iri kugenda isubira inyuma, wongere wiyegeranye, wigire rwose uko ushaka, and then sometimes bizakunda. Ni nayo mpamvu turi gukora iki kiganiro, bizakunda yongere itere amezi 9, wongere gutyo. Ni cercle ubuzima bw'umudamu, ubuzima bw'umubyeyi, regardless waba warabyariye mu rugo rwa papa wawe na mama wawe, cyangwa se muri ghetto yawe, waba warabyariye mu rugo rw'umugabo, my friend, umubiri urahinduka. So rero wowe umusingo madamu female ntabwo uri wenyine, n'ibya bose abari mu ngo n'abatazirimo, umubiri warahindutse. So ikosa ukora rero no kwitakariza icyizere no kwiyanga, ukajya wireba ukiyanga. Umubiri wawe ni akazi in progress, it's a work in progress. Uyu munsi biraza, ejo bikagabanuka bitewe
n'igihe. Hanyuma rero iyi myumvire yose bituma utangira kugorana, donc birakugora pe kuba wafata icyemezo cyo gushaka. Ugora umuntu uwo ari wese uko approachinze kuba yafata icyemezo cyo kugira gute, cyo kuba yagutereta, akagushyira mu mutima we, akagushyira no mu rugo rwe. Noneho uretse kureka ibi bindi rero, ni iki kindi ushobora gukora? Reka twinjire mu gice cya nyuma cy'iki kiganiro, turebe intambwe ku yindi ugomba gutera kugira ngo iyo myumvire ihagarare, uko kwiheba kuveho, ibyo bintu byose ubihagarike, and then ube ready yo kuba wabana, wakundwa, wafatanya ubuzima n'umugabo n'umusore mu kubaka urugo kandi rukagira gute, rugakomera. Intambwe ya mbere, hari ukuntu mugira gutya mugateretana n'umuntu ukabibona ko agize gute, agukunda, ukamuganiriza, ukamubwira ko wowe ufite umwana. Rimwe na rimwe ugashaka kumva ko nawe yaba afite umwana kugira ngo mube mwahuza, ukaza n'umwana we, nahuza n'umwana wawe, and then nyuma muzabyare n'akandi kana. Ibyo nabyo turabivugaho. Donc icyo nshaka gutindaho hano ni urukundo ukunda umwana wawe. Noneho wowe ukarufata ukarushyira kuri standard, ukavuga ngo uyu mugabo natankundira umwana mu buryo mbyumvamo, uyu mugabo ntidushobora kubana. Come on. Nibyo, umugabo udakunda abana, kubaka urugo biragorana kuko abantu ubwabo bubaka urugo. Ariko twihumiriza, sibyo, twihumiriza rwose ngo twirengagize ukuri k'ubuzima. Ni bake cyane nawe ubwawe ku giti cyawe ubaye utarabyaye ukajya kubana n'umugabo wabyaye umwana akamuzana ngo umurere. Nibyo uzamukunda pe, uzamukunda kuko n'abamukuru wawe n'abandi bana urabakunda, uzamukunda urwo rukundo nimba uri umuntu muzima. Ariko nawe nimba uri n'umuntu muzima, ntabwo uzakunda uwo mwana ku kigero 100% nk'icyo uzakunda umwana muzabyara. So ikosa rya mbere rero, ikintu cya mbere ugomba guhita uhagarika ni ugutekereza ko uwo mugabo kugira ngo umubane ni uko azakwereka ko akunze umwana. Oya, uwo mugabo kugira ngo umubane, intambwe ya mbere ni uko aba agukunze, icya kabiri ni uko akubwiza ukuri, icya gatatu ni uko akwereka ibikorwa, kapasite y'ibikorwa ashobora gukorera wa mwana. Nimba kubwira ngo njyewe good, ndagusohokana, ndakujyana mu rugo iwanyu, ndakujyana he, nunyagirwa umpamagare mu dropping, and then watangira umubwira ati school fees y'umwana, minerivare y'umwana wanjye bimeze gutya, agahita akubwira atari kurabizi, hamagara se w'umwana yishyure iyo minerivare. Cyangwa se akakubwira ati se ise nta mukuru wagira, ntaki, urumva, akakwibutsa ko uwo mwana hari abantu bibanze bafite inshingano zo kumwitaho. My friend, bifate mu mutwe, umworohere, umenye yuko niba koko ushaka akubana, urukundo n'inshingano umutegerejeho ku mwana, ibyo bintu bizubahirizwa 100% ku mwana n'abana muzabyarana. Ariko uwo nguwo uhari rwose birashoboka cyane ko uwo mwana ahubwo icyo azagufasha ari uko ise n'umuryango wa se uba responsible y'uwo mwana. Cya kabiri ni ukubwizanya ukuri, ukabwiza umuntu ukuri, ariko nawe ukaba witeguye kumva ukuri, sibyo? Mukicara muri kuganira, then ukamubwira ati njyewe ntago dushobora kubana utagize gute, utishyura school fees z'umwana, udakunze umwana, bitameze gutya, bitagize gutya, bitagenze gutya, bitagenze gutya. Ariko ukaba uri na open kumva, warabimweretse ko uri open kumva, ko akubwira ngo njyewe tuzabana, umwana azakura abizi neza ko ntari papa wiwe, kandi igihe kizagera najya binyereka ko ntari papa we bizambabaza. Bityo rero umwana tuzamwishyurira gardienne, ariko nagira imyaka 7 tuzamuha se amufasha. Donc ukaba uri open kuganira ukuri, na kwa kuri kuryana
ukaba wakumva ukuri, ukaba wagira gute wasubizanya ukuri. Icyo gihe uwo musore, uwo mugabo mukundana, bizakorohera guhuza nawe mube mwabana, cyangwa se kunyuranya nawe ube wafata indi nzira hakiri kare. Erega kimwe mu bintu bituma abantu badashaka ni uko bata umwanya babeshyanya n'abandi bantu. Ugasanga umaranye n'umuntu imyaka 5, ni hit and run, hit and run, hit and run, hit and run. Kubera ko wabyaye urumva ufite umwana wawe, then ukaba utagize gute, udashaka kongera kubyara utarabana n'umuntu, hanyuma uwo mubyaryana mubeshyanya nawe akaba yaragufashe nk'umuntu nyine akemuriraho ikibazo cyiwe, nawe akaba yarakoze ukumva ni sawa, then mukajya mubeshyanya kugeza uvuye mu myaka 25, 35 ikagufata, wa wundi mwabana gukumva ashatse undi mugore uri munsi yawe ho gatoya mu myaka, and then ukongera ugakubita imyaka 2 muri depression, imyaka 2 ya depression ukayivamo, ukazasanga byinshi byarangiritse, na wa mwana wakundaga ubuzima bwe bwateraguwe hejuru, ukongera ukajya kubaka ugasanga ukwiza imyaka 48, 50, ubuze iki, ubuze umugabo. So iyo ukuri rero guhari, ni amezi make cyane mumarana n'umuntu utagushaka, agacaho ugafata, donc bikaba nka ya ndirimbo ya Meddy, sibyo? Ngo hari ukuntu umuntu agira gutya akirukira umuntu, umusiga muri uko kwiruka akaba asiga uri kumusanga. So ukuri rero icyo kubafasha nta kindi, wa wundi ugusigura mureka akagenda, hanyuma ukaguma hafi aho ngaho utegereje wa wundi uri kugusanga, cyangwa se ukaba wahindukira ugatera agatambwe gasubira inyuma, mukagira gute, mugahuza. So ukuri rero kuzatuma ubona umugabo byanze bikunze, eda uwo muri kumwe azagenda ubundi umukwiye, or uwo nguwo muri kumwe n'ubundi azumva ukuri, muzasigana, muzatongana, bigezeho mugire gute, muhuze mubane. Icya gatatu, se w'umwana wawe, umuntu yaguteye inda arakwihakana, sibyo? Amaze kukwihakana, uragiye urasuragorinze mu rugo, barakwihakanye, bya bibazo byose nawe urabizi, ugize gutyo urabyaye, wiboneye akaraka, kwa kundi wari warakobanye kubera guhasoninga wenyine, utangiye kwitera utuvuta tutangiye kongera kugufata, and then se w'umwana atangiye kugaruka amingolinga mu buzima bwawe. Noneho wese agusanze uri muri relationship, ufite undi muntu mukundana, murakundana n'uwo muntu, and then mu kanya gato ukaba uri muri disikita se w'umwana, niko ubwo se urumva koko nta mugabo ubikunda. Se w'umwana niba atagarutse ngo akwereke ko yibeshye, ko yakoze amakosa, asaba imbabazi, akwereke plan afite, urebe ko kumusuzuma ubone ko ari umuntu mushobora kubana, se w'umwana mukure mu buzima bwawe. Yego azaguma afite titre yuko ari se w'umwana wawe, ariko my friend, wimwemerera ko aza kukuvangira muri relationship zawe. Muri weekend ukaba wicaye wasohokanye na sheri wawe mushyashya, se w'umwana akaba arahamagaye, ukabura pikinze, ati umwana ameze ate, bimeze bite, ariga, minerval irahari. My friend, nawe uri umugabo, uhita wumva ko urwo nyine ni urugo ruhari, ni urugo rukomeye, ahubwo wenda batabana gutyo, bashobora no kubana, kugira ngo uzafate icyemezo uri umugabo cyo kubana n'umuntu ufite umwana, uyu munsi akakubwira ukuntu se w'umwana yamuhemukiye, ejo mu gitondo mwicaranye ukumva ari kuganira nawe bari kudisikita iby'umwana, ni igitangaza. So ikintu cya mbere ugomba kwicara ugafata decision nuko rimwe rirahagije, keretse naza agasaba imbabazi, akajya mu miryango, akajya nabwo utaratesha igihe umwana w'abandi, sibyo? Kuko wahemukiwe ntago bikwemerera guhemukira undi muntu. Nimba for instance uyu munsi waratemberanye na sheri wawe muri kumwe, mwaragiye mu imiryango yarababonye, mufite gahunda ndende, and then uwo mugiramana agatangira akabyiteramo, sometimes hari igihe bashaka kongera kuguhitinga, just urukundo rwa kera rwagarutse, yicara kwibuka, yarazerereye byaranze, avuga ati reka nongere mvumeho, nongere biruke.
sibyo. Se w'umwana ni chapitre ugomba kwitondera mu buzima bwawe. Yes, azaguma ari se w'umwana, ariko ntabwo ari umugabo wawe, nta responsibility agufiteho, nta nubwo agomba kwinjira mu buzima bw'urukundo rwawe. Nabyinjiramo ugakomeza umuvuga inshuro nyinshi, and then ukamuvuga nabi uri kumwe na sheri wawe uyu munsi, mu kanya akaguhamagara mukaba muri kumwe, sheri wawe akakumva, missed calls akazibona, calls zanyu akazibona, chat zanyu akazibona, nta masaha mugira, nta limit. Donc ugomba gushyira limite kuri se w'umwana kugira ngo nibura uhe space umugabo, umusore waje agize gute agushaka. Icya kane rero, rekeraho kwitarura ababyeyi no kwitaza sosiyete. Nibyo ni imyumvire bafite, barakwanze, baragutereranye, byagenze gute, ariko bababarire. Kubera iki? Kubera ko niyo myumvire iri muri sosiyete, niyo myumvire iri mu muryango, niko umuryango uteye. Ariko icyo nshaka kubwira ni uko warabyaye muri ya mezi 9 yatambutse, bakubonagamo nk'ikibazo, ariko utangiye kurera umwana, atangiye kuba mwiza, barabizi ko nabo bitwa ba nyogokuru, barabizi ko nabo bafite umwana uri mu muryango. Gabanya conflit na sosiyete. Kubera iki? Kubera ko umuntu uzagushaka azifuza kumenya aho ukomoka, azifuza kumenya ababyeyi bawe, abavandimwe bawe, inshuti n'imiryango, kandi nimara kubana abo bantu bazabasura, bazabana namwe, bazabageraho inshuro nyinshi, yewe regardless y'ibyabaye muri past. So niwidurika rero kuri sosiyete, ukidurika ku babyeyi bawe, ukajya umubwira ngo ndabanga, baranteranye, bagize gute, byagenze gute, ashobora kuzicara akavuga ati ariko uyu muntu nta aderesi agira, nta nkomoko, nta muryango muzima, nta sosiyete nzima agira, akunda. Donc ni umusayikopafu uri aho ngaho, ndakundana nawe ngo ntunguke iki? Nta mafaranga agira wenda menshi ngo ndamukuraho amafaranga. N'urukundo namukundaga ari kunyereka ko tuzabana muri isolation. So babarira sosiyete, iga kubabarira, babarira sosiyete, ubabarira umuryango wawe, kandi ikizerekana yuko wababariye nuko ubegera. Na cyagiye batabishaka rwose, gura kenda n'agakweto gashyashya wambika umwana, nawe wambara, nimushaka mwambara ensemble, umwana mujyane kwa nyogokuru, kwa sogokuru, bamuterure, abona abandi, babishaka batabishaka no wabo, sibyo. Igihe nikigera ugiye gupresenta sheri wawe, uzaba ufite ahantu umujyanye, kubera ko sometimes ni nabo bashobora kuzagufasha. Rega ushobora kuzareba uko scenario zimeze, ukabona umuparteneri wawe uramushaka, kandi nawe aragushaka, kandi mufite n'intumbero nyinshi, ariko ukavuga ngo kugira ngo urugo rurusheho kuba neza, reka umwana mujyane kwa nyirakuru. Sinamujyana kwa nyirakuru ubyara papa we, kubera ko banyeretse ko ari nk'ibisimba ukuntu, I don't know uko bijya bivugwa. Reka mujyane nibura aho ugize gute, aho umoka. So gerageza wegera imiryango, gerageza bakwitaza, begere, kuko uzabakenera. Kubera iki? Kubera ko umuntu mugiye gushaka, umubano umugore n'umugabo iyo babanye, baba bagize gute, baba bahuje imiryango. None umuntu ushaka guhuza umuryango nawe, ukaba umubwira ko umuryango wawe bya bintu bibi byose, urumva bizagenda gute? Babarira, wegere umuryango wawe, wegere na sosiyete wagize gute, wakuriyemo. Icyanyuma rero, ugomba kugira intego z'ubuzima bwawe. Wikwicara ngo wumve ko kubyara ariho ibintu byose byarangiriye. Oya, ishuri riracyahari, icyizere cyo gushaka kiracyahari, ubuzima bwiza urota buracyahari. Na kwa kundi wahoze utekereza kera uvuga ngo nziga amashuri, nimara kwiga amashuri nshaka umugabo, ngurira imodoka, nkorera iduka, bigenda gutya na gutya na gutya na gutya. Urumva ubuzima bwawe bwose warabupulaningiye ku mugabo, n'ubundi biracyashoboka. Ikidashoboka ni uko wowe icyo gihe wabitekerezaga uri umukobwa, ubu noneho bishobora kubaho ufite n'iki, n'umwana. Uri umuntu uri difera, wakuze mu gihe cyangwa se mbere y'igeso. Intego zigumane, ahubwo uhindure ibikorwa. Nimba waragombaga kwiga ukarangiza, ukaza kurivamo kubera ko ugiye kubyara, n'ubundi ugomba kwiga ukagira gute, ukarangiza ugashaka akazi. Be proud of who you are, kugira ngo unakomeze utrakinge intego zawe z'ubuzima, hanyuma ukagira n'intego mu rukundo, sibyo? Ntube
mukobwa wa mugore wa kibakwira ngo just kubera ko byagenze gutya everybody uzazanye approachinga no. Gira intego rwose ube na allergique uvuge ngo njyewe nubwo bwose bimeze gutya ntago nzafata icyo mbonye cyose kuko nzi icyo nshaka. Ndashaka umuntu umeze gutya witwara gutya umeze gutya muri sosiyete, ariko nanone kugira ngo umenye ibyo ngibyo kugira ngo uzahure n'uwo muntu nuko nawe ugomba kwiprepara, sibyo? Ntabwo uvuga ngo nzabana n'umuntu wize ufite akazi wowe waravuye mu ishuri. Oya, nawe usubira mu ishuri wige nyine ujye muri wa mwanya baba jya kuri wa muhanda ba bantu bagira gute banyuraho, sibyo? Ntabwo uzajya kubana n'umuntu wize wibereye hari uri guhinga mu cyaro bisanzwe cyangwa se uri kwirukanka inyuma y'ihene, ntibiba kizaba ari igitangaza. Gira intego, gira intumbero kandi ube na allergie, ugire amahitamo mu buzima bwawe. Ikindi ni umwanya, fata umwanya wiyiteho, fata umwanya wite ku mwana wawe, fata umwanya musohoke, fata umwanya uhure n'abantu, fata umwanya uganire n'abantu, ariko mu mwanya bawugutesha, mu mwanya baza kukubwira amagambo mabi, mu mwanya bagushyira mu mazimwe, ibyo bizagufasha guhura n'abantu bazima, kwicara, gutumirwa mu anniversaire mazima, gutumirwa mu birori bizima, amabride shower mazima, amakwe mazima, aho hantu hose usengera ahantu hazima. Ibyo nibyo bizaguhuza n'abantu ugize gute ukeneyemo umugabo. Ibiganiro byo ku nkuru z'ibihe nakagaruka mu kiganiro cy'ubutaha rero tuzongere duhure kandi tuganire birambye. So kugira ngo rero icyo kiganiro uzajya ukurikirane kandi aho ngaho kuri subscribe nimba utarabikora, tukigisohora uzahita ukibona. Ikindi dutera inkunga ukanda aho ngaho kuri like, kuko iyo ukanze kuri like YouTube ifata kino kiganiro ikakigeza ku bantu benshi cyane. Hanyuma rero ushobora gukanda kuri share ugapostinga kuri WhatsApp, mu magroupe, mu masitati, kuri Facebook, aho ushaka hose rwose sharing ikiganiro kigere ku bantu benshi, kuko hari ibintu byinshi hano ku nkuru z'ibihe tuba twarakoze, ariko twahisemo umurongo wo kuvuga ku bibazo bifasha sosiyete, wo kuvuga wo kungurana ubumenyi, wo kugirana inama, wo kuganira kuri topics zifite icyo zungura umuryango mugari, sibyo? Ntago tuvuga ibintu murabizi, namwe murabizi, sibyo? So kanda aho ngaho kuri share rero usharinga ikiganiro. Hanyuma rero igitekerezo, inyunganizi, icyo naba nibagiwe, icyo naba navuze nabi, ubitwandikire hano hasi muri comment. N'ikibazo ufite ukibaza muri comment turasubiza. Ibirenze ibyo rero amagambo aryoha asubiwemo, then Imana ikurinde inzara n'umurengwe, nk'uko duhora tubivuga, byombi bigira gute birandagaza. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Ciao ciao, bye bye, naho ubutaha.